Yes guys, mbere ko mbagize by'indirimbo y'umuhanzi Chris Easy iri coming soon, reka mbanze mbashimire mwese mukomeze kunyereka ko mu nkurikirana 5 kuri 5 nk'ibisanzwe ni journalist Bruce wanyu ubagize amakuru agiye atandukanye y'imyidagaduro ndetse na siporo. Mbahaye ikaze. Ngira ngo ugiye kuvuga mu bahanzi batanu hano mu Rwanda bameze neza, niba ntibeshye muri batuyazamo n'umuhanzi Chris Easy. Numwe mu bahanzi badakunda gutinda gushyira hanze ibihangano byabo bishya kubera yuko akunda guhora ari hit after hit. Mu mwaka ushize yasohoye indirimbo nyinshi zagiye ziba hit, izo twagarukamo zirimo nka Sorry, Edeni, Stop n'izindi nyinshi zitandukanye zirimo Lala yakoranye na akiri kuva mu Burundi. Abazi neza umuhanzi Chris Easy yatangiye umuziki aririmba injyana ya hip hop, gusa yaje kubihindura mu mwaka wa 2021 aribwo yatangiraga umuziki mu njyana ya Afrobeat ikunzwe n'abatari bake. Ku ndirimbo yatangireho yise Fast yaje gukundwa, maze bidatinze aza kwikurikiza indirimbo yiswe Amashu nayo gukundwa n'abatari bake. Noneho byagahebuzo indirimbo yitwa Inana izakuba n'indirimbo yamufashije no kwegukana ibihembo bitandukanye birimo n'ibi. Injyana ya Afrobeat ari imwe mu zikunzwe cyane uyu Chris Easy yeretse gutangaza ko ibyo kwishimira ari byinshi mwaka ushize yagezeho, birimo nko kuza mu bahanzi batanu beza mu Rwanda bagiye mu gutumirwa mu bitaramo birimo nka Tracy Award n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu Chris Easy kimwe mu binazwiho azwiho gukorana n'abanzi bagiye batandukanye ibizwi nka collaboration, indirimbo ibahusha abahanzi barenze umwe. Lala yakoranye na akiri, Sorry yakoranye na Pasi Kizito mu Rwanda ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Yewe ngira ngo noneho tuvuze kuri Bana yakoranye na Shafi, noneho yabivuga bukira bugacya kubera yuko ni imwe mu ndirimbo zakunzwe mu mwaka ushize, dore ko yaje no ku mwanya wa kabiri mu ndirimbo zakunzwe mu mwaka wa 2023 mu ndirimbo maherutse kubagezaho zaranze umwaka, dore ko yaje ikurikira indirimbo yitwa Full de Toi ya Loskana, Bruce Melody ndetse na Element. Ese twaba tuzabona indirimbo zaba hit cyane zagaragayemo umuhanzi Chris Easy muri mwaka? Ngira ngo igisubizo ni yego, kubera ko numwe mu bahanzi bamaze gukonfirma hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu masaha ashize muritse kubona indirimbo imaze kujya hanze, indirimbo ya Philipita uzwi nk'umu DJ akaba n'umu MC, akaba akunda guhuza abahanzi bagiye batandukanye maze bagakora indirimbo. Kuri ubu ngubu mu masaha yashize nabandi yahuje bamwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda by'umwihariko mu mwaka ushize ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka, aribo Chris Easy ndetse na Kevin Kadimi. Indirimbo yagiye hanze masaha ashize ikaba yitwa Jugumira, ni indirimbo imaze gukundwa n'abantu benshi cyane mu masaha make gusa imaze igeze hanze. Mu minsi ishize Junior GT usanzwe uzwi nka manager cyangwa se urebera inyungu uyu Chris Easy akaba yarashyize hanze agasampo gato k'indirimbo y'integuza y'uyu muhanzi we Chris Easy igomba kujya hanze mu minsi iri imbere. Akaba ari indirimbo zahuramo n'umwe mu bahanzikazi b'Abanyarwanda bagezweho ari we Alvin Sano. Ngira ngo ntago ari ubwa mbere uyu Chris Easy Return yaba agiye gukorana n'umwe mu bahanzikazi mu Rwanda hano, kubera yuko abumvishe album y'umuhanzikazi Bwiza Emerance yatambutse mwaka ushize, album yitwaga My Dream yagaragayeho indirimbo yafatanijemo n'uyu muhanzi Chris Easy. Ese kwa kunze abahanzi bombi yaba Alvin Sano na Chris Easy iyi collabo yabo muyitikije muti cyase abakunze umuziki nyarwanda? Gusa icyo nzi cyo hazacu wambaye kabisa, dore ko ari indirimbo izakorwa n'umuproducer umwe mu bakunzwe cyane hano mu Rwanda yitwa producer Prince Kiza wakoze hit nyinshi mu mwaka ushize. Binavuga ko atari indirimbo yonyine abahanzi bazagaragaramo, kuko hari n'indirimbo bazahuriramo izwi nka All Star, abahanzi bahujwe na Decat Babalao uzi ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri YouTube. Reka nkubwire ngo uranyura muri comment umbwira indirimbo yitegereje gute by'umwihariko ku bakunzi b'abahanzi bombi yaba Alvin Sano ndetse na Chris Easy. Gusa mbere kubasezera reka maze mbufishe kuri sample gato y'integuza y'indirimbo. Mama mia, I jump it and get a good time. Yes, I'm so nice. Windies are winyicha, baby hold me tight. Mama garanditaba. Yes, I'm so nice. Windies are winyicha, baby hold me tight. Mama garanditaba.
someone now. Guys, muraza kunyuza muri comment mubwire indirimbo muyumvishe mute, ese mwitegereje mute yaba abakunzi ba Chris Easy ndetse na Aaron Sam n'abakunzi b'imyidagaduro muri rusange. Gusa for me this is the one of upcoming hit banger. Gusa reka tugereze turebe nigira hanze uko izakirwa. Reka mubwire ngo amakuru y'imyidagaduro nagaruka kwa journalist Bruce. Mwibutse gukanda subscribe kuri utarayikanda, like, share, comment ni ingenzi. Umbwire icyo wifuza kunza kugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Njihora gutegura ndetse nkanakugezaho nitwaga journalist Bruce. Amuri Imana akomeza abane namwe. Ndaje mbagize andi makuru ari trending ku mbuga nkoranyambaga. Ciao ciao.